tubahaye ikaze inshuti zacu zo kuri Cyagufi Mission. Waba uzi amakuru ya Isiraheli, waba uzi Isiraheli iyo ariyo? Ese niba uzi Isiraheli, waba uyizi ko yanditse no muri Bibiliya? Waba uzi Irani ivugwa muri iki gihe cya none kariyo yitwaga Peresi? Ese Peresi na Isiraheli bihuriye hehe? Mbabyarwa nande, bakomotse hehe? Mbapfiki? Uyu munsi wa none rero urimo wumva amakuru atandukanye, aho uri kubona cyangwa se uri kumva indwano ziri hagati ya Isiraheli ndetse na Irani. Nibaza neza yuko ugenda ubona amafoto cyangwa se amavideo menshi acicikana ku rubuga rwa Facebook, kuri YouTube ndetse n'ahandi hatandukanye, aho barimo bagaragaza ibijyanye n'ibiri kubera mu burasirazuba bwo hagati, cyane cyane Isiraheli na Irani. Mu minsi yashize mwumvaga Isiraheli na Palestina, ndetse byaje kugiraho Isiraheli igirana ikibazo na Liban. Hanyuma yaho Isiraheli irakomeza igirana n'ibibazo ndetse na Syria, ibyo murabizi. Ariko ubu ngubu hagezweho Isiraheli na Irani. Ese abantu bakomoka muri Irani cyangwa se abaturage ba Irani ari nabo bitwaga ba Peresi bavugwa muri Bibiliya, ese koko nibo abangaba barimo barwana na Isiraheli? Bimeze gute rero? Ndagira ngo rero uze kugendana natwe kuri Cyagufi Mission, ubashe gukurikira no kumenya aba bantu barwana aho bahuriye, n'umuvyeyi ubabyara arinde, n'icyo Bibiliya ibivugaho, ndetse na Quran ntagatifu nayo uko ibivuga. Murazi ko Bibiliya ntagatifu cyangwa se Bibiliya yera ndetse na Quran ni ibitabo bibiri bitagatifu, cyane cyane bigendeye kubabyizera cyangwa se kubayoboke b'ibyo bitabo. Ndagira ngo rero nkubwiye ku izina ryanjye ari Pastor Christophe ubakurikiza. Ugeze kuri channel ni byiza gukora subscribe, kandi niba warakoze subscribe ni byiza gukora share na comment. Comment rero wirinde gutukana, ahubwo utwandikire amagambo afite umumaro ndetse n'ibitekerezo bishobora kudufasha gutera imbere. Ndagira ngo rero mbaye ikaze mwese kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibijyanye n'ubuhanuzi buvugwa muri Bibiliya. Muri kano kanya mukoremo buri gusora muri bihe twita ko ari bihe bibanziriza ibihe bya nyuma. Reka rero turebe ubusanzwe iyo usomye Bibiliya, ukasoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho ni cya 16 umurongo waho, ukasoma ku mirongo yawo mike yawe ku murongo wa mbere, haranditse ngo Aburahamu acyura Hagari nawe asuzugura Sarayi, maze Sarayi aramwirukana. Sarayi umugore wa Aburahamu ntibari babyaranye, kandi yari afite umuja w'umunyegiputakazi witwaga Hagari. Sarayi abwira Aburahamu ati, dore Uwiteka yanyimye urubyaro, ndakwinginze gira umuja wawe inshoreke, ahari nazabonera urubyaro kuri we. Aburahamu yumvira Sarayi, Imana ituganze. Hanyuma yusomye hepfo ukamanuka ku murongo wa 9 haranditse ngo marayika w'Uwiteka aramubwira ati, subirayo kwa nyokobuja wemere byo akugirira. Marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati, nzagwiza cyane urubyaro rwawe rwe kubarika. Marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati, dore uratwite uzabyara umuhungu, uzamwite Ishimayeli, kuko Uwiteka yumvise kubabazwa kwawe. Hanyuma yusomye nanone ukagenda ku gice cya 17 iki gitabo cy'Itangiriro, naho wasanga indi nkuru yusomye ku murongo wa 19. Igitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 17 umurongo wa 19 kwamanuka haranditse ngo Imana iramusubiza iti, ahubwo Sara umugore wawe niwe uzabyaraho umuhungu, uzamwita Isaka, nanjye nzakomeza isezerano ryanjye nawe ngo ribere urubyaro ruzakurikiraho isezerano ridashira. Kandi ibya Ishimayeli ndakumviye, dore umuhaye umugisha, nzamwororotsa mugwize cyane, azabyara abatware 12, kandi nzamuhindura ubwoko bukomeye. Ariko isezerano ryanjye nzarikomeza na Isaka, uwo uzabyarana na Sara mu gihe nk'iki,
cy'umwaka utaha, kuko aricyo nashyizeho. Imana irorera kuvugana nawe, irazamuka ivaho Aburahamu ari imacu ituganze cyane. Hano rero muri kino gitabo cy'Itangiriro, ibice bibiri tumaze gusoma, harimo mu gice cya 16 hagaragaza neza ko Imana cyangwa se ko marayika w'Imana yamanutse araza avugana na Aburahamu. Uyu Aburahamu niwe wahindutse Aburahamu. Bavugana ku bijyanye hari inkuru igaragaza neza ko uyu Aburahamu ari we wabyaranye na Hagari, kandi Hagari uyu nguyu yaturukaga mu gihugu cya Egiputa cyangwa se ni Misiri y'ubu ngubu. Hanyuma rero uyu nguyu yabyaranye na Aburahamu umwana w'umuhungu, ariko uwo mwana yitwa Isimayeli, kandi isezerano Isimayeli ahawe ryari uko azagira gukomeye cyane nk'uko tubisonye mu gice cya 17. Ahangaha iyo uhereye kuri umurongo wa 19, uko Bibiliya ivuga neza yuko marayika w'Imana mbere yuko marayika w'Imana cyangwa se ko Imana imubwira, hari icyo Aburahamu yabanje gusaba, kugira ngo yasabaga yuko Isimayeli yagira nawe yahabwa umugisha n'Imana. Ariko Imana imwemerera neza yuko Ishimayeli nawe azahabwa umugisha, kandi ko azagira kororoka cyane, ndetse muri we hazabonekamo abami bakomeye 12 bazaba abantu bakomeye cyane. Ariko none Imana iramubwira iti, arindi sezerano mfitanye nawe ry'uko uzabyara Isaka, kandi muri Isaka niho hari isezerano rikomeye riruta iryo nahaye Isimayeli. Mu by'ukuri rero ibibazo biri hagati ya Israeli n'ibihugu by'Abarabu akenshi bikomoka kuri imiryango, kuko ubusanzwe Abayisilamu baba Abashia cyangwa Abasuni bose bakomoka kuri Ishimayeli. Ishimayeli akaba ari umwana wa Aburahamu, ariko none Isaka nawe akaba ari umwana wa Aburahamu ariko witwaga Aburamu. Nishatse kuvuga ngo mbere yuko Isaka avuka, Aburahamu yabanje guhindurirwa izina, kubera ko we n'umugore we hari uburyo bari bafite amazina adakwiriye kandi atajyanye n'uko Imana yabishakaga. Yagombaga kubanza kumuhindura, cyane ko n'ubundi yaraguye no mu bintu bitari byiza, bakoze icyaha we n'umugore, umugore akamuha umwanya wo kwemera ko muharikaho, bagarwanya isezerano, kandi Imana yabahaye isezerano mbere. Umwe yitwa Aburahamu, undi yitwa Sarayi, ariko noneho Imana ibona yuko bavuye mu isezerano, biba ngombwa yuko yihindura aya mazina. Ariko nanone nyuma yuko yahinduye, burya Imana kugira neza ihinduye izina ryawe, inatangamo n'undi mugisha mu cyashya, itanga umugisha, yongera gukuza rya sezerano yari yarasezeranye mbere na Aburahamu. Hanyuma rero Isaka avuka, ariko asanga ise yitwa Aburahamu na nyina yitwa Sara. Ariko icyo twababwira nuko ibingibi biri kubera mu burasirazuba bwo hagati. Iyo usomye no muri Korani naho usangamo ibijyanye ndetse amakuru meza ajyanye na Isaka. Iyo usomye muri Korani hari ayati zivuga ku ntumwa. Iyo ugeze rero muri zo ayati usangamo Isimayeli. Uyu Isimayeli rero hari uko iyo usomye kuri sura ya Ali Bakarati, sura ya Ali Bakarati, aya y'136, ni sura ya Ali Bakarati aya y'136 muri Korani. Wasanga n'amagambo avuga ati, twemeye Allah n'ibyo twahishuriwe n'ibyahishuriwe Aburahamu, Ishimayeli, Isaka, Yakobo n'urubyaro rwe, ibyahishuriwe Musa, ibyahishuriwe Yesu Isa, ndetse n'ibyahishuriwe abahanuzi baturutse kwa Nyagasani wabo. Nta n'umwe tuvangura muri bo, kandi niwe twicishaho bugufi. Aya ni amagambo agaragara muri sura ya Ali Bakarati, aya ya 136. Bishatse kuvuga ngo uyu Isaka
uyu Isaka ni mwene Aburahamu, ariko nanone Yakobo umuhungu wa Isaka akaba ari we witwa Isiraheli, ari naho izina rya Isiraheli rikomoka. Bishatse kuvuga ngo mu by'ukuri uyu Yakobo ari we Isiraheli, twavuga yuko ari umwana cyangwa se Ishimayeli amubereye ise wabo ariko kwa mukase. Amubereye ise wabo ariko kwa mukase, ntabwo amubereye ise wabo kwase, ni ise wabo kwase ariko none ari no kwa mukase. Mu yandi magambo ntabwo Isaka na Ishimayeli bavukira ku muvyeyi umwe cyangwa se kuri mama wabo umwe, ahubwo umwe avuka kwa Hagari undi akavuka kwa Sara. Kugeza kuri Sara rero hari ibibazo bihari bikomeye cyane, hari intambara zikurwanywa. Sinzi niba muri kureba iyi video murabona yuko hari intambara zirwanywa hagati ya Isiraheli na Irani ikishyura kuri Isiraheli, ariko twababwira ko mbere aba bantu bari inshuti cyane, bari abavandimwe ku buryo buri muntu wese iyo yagiraga ikibazo babashaga kumutabara cyangwa se bagatabarwa n'abaperesi. Peresi ubusanzwe cyari igihugu gikomeye cyane. Ubu bwami bw'abaperesi bwigeze rimwe butabara Isiraheli, akenshi murabyibuka. Tubahaye nk'urugero mwaka wa 546 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, abayisiraheli bajyanywe i Babuloni. Hanyuma rero bamaze kujyanwa i Babuloni, yisomo muri Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 10, usanga yuko baje gutabarwa, ariko batabarwa hashize imyaka 70, batabarwa n'umwami twaga Siriyusi. Noneho Siriyusi niwe wabatabaye kugira ngo bongere basubire muri cya gihugu cyabo cya Isiraheli, bitewe yuko bari baratwawe bunyago, bajyanwa n'umwami twaga Nebukadineza abajyana muri Babuloni. Hari igihe cyaje kugeraho rero habaho yuko Baperesi n'ubundi ubwami bwa Peresi buza kugira aho butabara Abayuda muri cya gihe cya Esiteri. Murazi neza ko yarashatse ku mwami twaga Asuwerusi, kandi uyu Asuwerusi muribuka neza ko yafite umugore twaga Vashiti waje gusuzugura umugabo we. Hanyuma Esiteri yinjira ari umuyudakazi, ariko hasanga mwene wabo witwaga Moridekayi. Hanyuma rero uwaje gutabara rero Abayuda kugira ngo badapfa, ari igihe Hamani yamaze gushinga urusuti kugira ngo azabambeho Abayuda, uwamutabaye cyangwa se batabawe na Esiteri ariko biciye ku mugabo we Asuwerusi. Uyu Asuwerusi yari umwami wa Peresi. Hanyuma rero twababwira ko rero iki gihe Peresi yaje guhinduka, yaje kugiraho ubwami bwa Otomani bumaze kuvaho bwava mu mwaka w'1979, habaho Irani y'ubu ngubu, ari nayo iri kuvugwa muri iki gihe cya none. Ni ukuvuga ngo muri Bibiliya usangamo ko Irani igiye iriho, ariko mu by'ukuri ikaba yaritwaga irindi zina ritari Irani, ahubwo yitwaga Peresi. Kandi isonye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cyawo cya 2 hagaragara ibijyanye n'umwuka wera cyangwa se mpwemu yera y'Imana amanukira abigishwa intumwa. Mwazi ko amanuka rero, hari aho rero usanga ku murongo w'9 ukamanuka ukagera hepfo uhasanga ibijyanye n'uwo mwuka wera, ukuntu wamanutse akaza akagera ndetse akagaragaza n'indimi zitandukanye, ariko muri izo ndimi zitandukanye harimo n'ururimi rwavugwaga mu gihugu cya Peresi, bigaragaza yuko umwuka wera w'Imana cyangwa se Roho Mutagatifu yari afite ururimi rwaho bari bazwi. Ariko kugeza kuri isaha aba bantu bavukana cyangwa se babyarwa n'umubyeyi umwe witwa Aburahamu, aka kanya bariho bari kurwana, aka kanya bariho bari kwicana, aka kanya bariho bari kubomora ibikorwa remezo, aka kanya bariho bari gusenyana. Ariko nanone ibi twabwa ko byanditswe muri Bibiliya cyangwa se muri Bible ndetse no muri Qur'ani, byanga bikunda ibi bihugu ntibishobora kuzigira bibana, kubera yuko nta mwana w'isezerano
ujye ukunda kubana n'umwana w'ishyari cyangwa se n'umwana ukomoka kwa mukase cyangwa se ahandi. Ni byiza yuko rero mumenya neza yuko abangaba barwanaga cyangwa se abangaba barimo barwana ubusanzwe n'umuryango umwe cyangwa se n'abavandimwe bakomoka ku muntu umwe cyane ari we witwa Aburahamu, ariko mbere witwaga Aburamu. Shuti zacu rero mukurikiye ibiganiro byacu, twababwira ko rero ibihugu by'iburasirazuba bwo hagati, ibihugu ibyinshi byose bikomoka ku mugabo umwe ari we Aburahamu. Hanyuma aba bantu bose bahora wumva b'abayisilamu bakomoka ku mugabo umwe witwa Aburahamu, kubera yuko iyo usomye mu gitabo guhera mu itangiriro kuzamuka kugera iyo usomye mu itangiriro urazamuka usanga mu by'ukuri Aburahamu avugwa, ndetse tukahurira nawe muri Quran. Ariko nanone byagera kuri Aburahamu niho haboneka aya mahanga abiri, niho haboneka ubu bwami bubiri, ubwami bw'Abarabu ndetse hakabonekamo n'ubu bwami buturutse kuba n'ubu bwami bw'Abayuda ndetse ari nabwo bukomoka n'Abakristo. Niho bituruka bite ko Aburahamu ubwe yamaze kugera ku rubyaro, niho haboneka abajya kuri Isimayeli aribo bitwa Abayisilamu b'Abashiya, Abasilamu b'Abasuni. Twabavuga ko Abasilamu b'Abasuni ubusanzwe nibo bakunze kuboneka muri bihugu byacu byo muri East African Community. Abashene bakunze kuba bahari cyane, ariko nanone baranahari. Hanyuma noneho iyo bigeze ku rubyaro rukomoka kuri Sara, aho kaje niho haboneka Abayahudi, hakabonekamo n'Abakristo aribo bagaragara muri misi ya none. Turagira ngo rero tubabwire ko rero ibisigaye nuko murazi neza yuko hari igihe kizageraho urusengero rwari rwarubatswe na Salomo mwene Dawidi ruzongera rukubakwa, kandi twavuga ko Yerusalemu ubusanzwe yashizweho cyangwa se yiswe Yerusalemu kubera umwami Dawidi. Ubwo rusengero ruzongera rugaruke, ariko ruzagaruka ubusanzwe hakomeje kuba intambara. Murazi neza ko aho ngaho habaga ubwo rusengero ubu ngubu niho hubatswe umusigiti. Ibyo rero barabirwanira cyane, barabipfa. Usanga Palestina akenshi ipfa na Isiraheli aho hantu, kubera yuko Yerusalemu ubusanzwe Abayisilamu bavuga ko ari ubutaka bwabo. Hanyuma Abayahudi n'Abakristo nabo bakavuga bati Yerusalemu n'ubutaka bwacu. Ugasanga ngo bagenda bahagonganira, ariko nanone nubwo bahagonganira harimo n'ukundi kuboko kwa politike y'abanyamahanga. Ariko nanone turazi neza yuko ibi byose bizagiraho bikagira iherezo. Bibiliya icyo yavuze cyangwa se cyanditswe n'Imana ikikoresha abahanuzi byanga bikunda kigomba kuzasohora. Ni ngombwa yuko rero twitegura yuko hari ibindi bizaza, ariko nanone Imana ifite urufunguzo. Twababwira ko nanone iyi si ntabwo izarangizwa n'amahoro, iyi si izarangizwa n'intambara, kuko hazaboneka icyo bita Gogi na Magogi biboneka mu gitabo cy'isezerano rishya, ariko mu byahishuriwe Yohana. Ubutaha rero tuzababwira ibya Gogi na Magogi uko bizagenda, babandi bazakorana bagambiriye kurwanya kugaruka kwa kabiri kwa Kristo. Abo ngabo bazarwana, ariko byanga bikunda ngo bazatwikwa, bazakurwaho, bazapfa. Ni byiza rero ko wowe mu Kristo usobanukirwa. Narinje kugira ngo nkubwire usobanukirwe neza ibijyanye n'ibiri kuba mu burasirazuba bwo hagati, umenye ibyo ari byo, ubashe kubisobanukirwa, kuko abantu benshi cyane ntibabasha kubimenya, ntibasha kwisobanukirwa. Ariko uyu nguyu wari umwanya mwiza twari dufashe kugira ngo tubasobanurire. Rero tubabwire ngo ndiho abana namwe abashyikire, turi kumwe kuri Cyogufi Mission Cyanama, kandi tujya dukomeza kwagizaho ibindi biganiro bitandukanye. Mukomeze kubana natwe kandi mukomeze kugina natwe tubifurije kugira ubuzima bwiza burangwa n'amahoro n'umutekano n'ituze aho muri hose naho mukorera hose. Ndiho rero abashyikire kandi abagire neza, nakagaruka umwami wacu abishatse.